mu mwaka wa 2025 ni ikintu gikomeye cyane. Indi nama igomba guterana noneho y'abadayimoni ba mbere bagaragaye muri South Carolina muri Amerika. Bagaragaye aho bagendaga noneho bahuye n'abantu bamwe bakareba ari abantu barebare, hari mbese abantu batangiye gukangarana no kwibaza ibiriho. Amashuri twiga abisi batwigishije cyane cyane abanyaburayi kwari kuduteguriza kugira ngo tube abagaragu n'abacakara ba systeme neza. Ese hagiye gukorwa iki? Iki gukorwa uyu mwaka niki? Kigiye gukorwa rero, ubu turi mu ntambara gatatu y'isi yose igamije gusenya isi n'ubukungu bwose bukagwa, noneho n'iyobokamana rigasimburwa n'igishushanyo gisengwa, politike mpuzamahanga igahurizwa hamwe, Loni igakurwaho isimburwa na leta imwe izategeka isi. Imiryango 13 ikomeye ya rutura, imiryango 13 imwe iri muri Amerika, mu Bushinwa no mu Burayi, ariko umuryango utegeka yose iyo miryango kuri 13 hari umuryango shefu wayo witwa umuryango w'umuherwe Rothschild, ari uyobora amafaranga y'isi yose. Ubundi si uyoborwa n'umuntu umwe, we niwe shusho ya antikristo muri politike no mu bukungu. Kuvuga ngo gukora intwaro ku buryo igihugu babonye kigize kagarara bacima imvura. Mu gihe bagihaye imvura bagiteza imyuzi. Senga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ingami tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka mbasuhuze mwese abantu mukurikira ibiganiro byacu bya Gusenga Everyday, tubifuriza umwaka mushasha wa 2025. Uyu mwaka uzabere umwaka musha. Reka dusuhuze abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, nibo abantu ba mbere banakurikira ibiganiro byacu. Abantu mu Rwanda turabasuhuje, tubabwire ngo Imana ibaho umugisha kubwo guhitamwo ibiganiro bya Gusenga Everyday. Abari mu Burundi turabasuhuje, tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Abantu muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakunda kuri Gusenga Everyday, turabakiye tubabwira ngo tubifuriza umwaka mushasha wa 2025. Abantu ku mugabane wa Aziya tubifurije umwaka mushasha wa 2025. Abantu ku mugabane wa Aziya tubifurije umwaka mwiza wa 2025. Abantu muri ku mugabane wa Amerika tubifurije umwaka musha wa 2025. Abantu ku mugabane wa Oceania tubifurije umwaka musha wa 2025. Kubera ko kamera ya Gusenga Everyday kumwe na Pastor Musisi. Uraho Pastor? Muraho neza. Umwaka mushasha, umwaka mushya muhire, kandi Imana ishimwe kuko muriho, kandi Imana ikabibarinze. Naye twishimiye kuba turi kumwe, ndetse dusuhuza n'abakurikira Gusenga Everyday, tubasabira umugisha ku Mana, kandi twinginga kugira ngo ibahe guhishurirwa no kumenya, kugira ngo bamenye ko bagomba kwitwara muri bino bihe biruhanyije. Imana ibahe umugisha. Urakoze Pastor mwana senga Imana. Murakoze. Reka duhuze umutima rero. Imana ishobora byose, Imana ikiza, Imana irokora, wowe ukora ibikomeye, ukora ibitangaza. Turagushimye cyane, tugushimira imbabazi zawe, tugushimira urukundo rwawe ruhebuje byose, tugushimiye agakiza twahawe muri Kristo Yesu, tugushimiye umugambi unonosoye kandi usobanutse wo gukiza inyoko muntu, kandi no kwihangana kwawe Mwami turagushimiye cyane, kudashaka yuko hagira no murimbuka, ahubwo yuko ngo bose bakizwa. Rero Mwami wanjye, mu gihe tukiriho muri mwacu no gukomeza kugaragaza isi ububi bwayo, nuko Satani ayihindanya anyuze mu butware bukomeye bw'inyamaswa ya kane. Kandi Mwami wanjye, turushaho no gusobanura umugambi wawe w'agakiza, kugira ngo abantu bawe waremye babone ubuhungiro. Inzira nyakuri ni imwe gusa rukumbi yadushiriho n'Imana, ni irembo ry'intama ari we Yesu Kristo. Komeza ubane natwe, duhe umugisha kandi turinde, kandi dusobanukirwe byose twunguke kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Pastor, reka tugushimire, tugushimire ko witabiriye ubutumire bwacu. Tubwire ngo Imana iguhe umugisha. Pastor, ubushize ho twaganiriye waratubwiye ko hari ibitabo 25 byanditswe n'umugore, ari byo biyoboye isi, ari byo isi genderaho. Unatubwira intego bagenderaho, utubwira ni intego z'uyu mwaka wa 2025 z'inyamaswa ya kane. Uyu munsi Pastor twagutumiye kugira ngo uzudusobanurire gahunda y'uyu mwaka y'inyamaswa ya kane. Kaze Pastor. Murakoze. Imana ibamugisha cyane. Uyu mwaka ni ukuvuga ngo kugira ngo tuvuge iby'uyu mwaka tugomba guhera kuri umwaka w'icyamagana ni 25. Hashize imyaka igera muri 600 iyo gahunda itangiye. Ni gahunda yashyiriweho
satani n'abadayimoni mu rwego rwo gushyiraho gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Antikristo. Mu by'ukuri mu byerekeye ibisanzwe ibihe bagiye babigabanyamo, bino bihe tubona bagenda babigabanyamo ibice. Mu busanzwe hari ibihe byitwa antikite, ibihe bya kera byo twavuga ko byari mu gihe cy'ubujiji. Noneho hakurikiraho icyo bita Middle Ages, ariko Middle Ages bifite ibice bitatu by'ingenzi. Igice kinini cyane cya Middle Ages kigizwe n'igihe cyitwa Dark Ages, kuva nko mu mwaka wa 400 cyangwa se mu mwaka wa 476 mu by'ukuri, to be precise, ubwo ubwami bwa Roma bwasenyukaga, kugera mu mpera z'ikinyejana cya 11. Habayeho akaga gakomeye cyane kitwa igihe cy'umwijima, igihe cyo gusenywa kwa Roma, igihe cyo isi kwigarurirwa n'abavanderi. Hakurikiyeho imyaka y'isi yo hagati, cyangwa igice cya kabiri nicyo ubundi mu mashuri bigisha nk'igihe cyo hagati, cyo bita Middle Ages. Ariko niyo ngiyo 600 ubundi bayibara muri, ntibashaka kwita Dark Ages. Kwita Dark Ages ni uburyo isi yari yagiye mu mwijima, ariko kugira ngo bakore ikinyabupfura byose babyitira hamwe, ariko siko bimeze. Dark Ages bivuze igihe cy'umwijima. So noneho rero muri icyo gihe, nyuma imyaka kuva mu mwaka w'igihumbi kugera mu mwaka w'1300 nibwo habaye ibyo bita ngo ni Middle Ages. Middle Ages ni ukuvuga ngo hagati y'umwijima no kuvuka cyangwa no kubyarwa k'umucyo, icyo baje kwita Renaissance. Renaissance rero yo cyane cyane yo yagaragaye uhereye mu kinyejana cya 14. Ubwo no kuvuga kuva muri mu cya 300 kuzamuka kugera mu cya 500. Rero bakayita Renaissance. Habaye ibintu by'ubuvuke byo Renaissance, rebirth, cyangwa kongera kubyarwa. So Renaissance rero yabayeho igihe cyiza, abantu batera imbere, habaho gutera imbere cyane cyane. Bwa mbere nibwo bakoze imashini yandika. Urumva ibintu bya Renaissance cyangwa by'ubuvuke cyangwa byo kongera kubyarwa ubwa kabiri, nuko twabyita ku isi kubujijuke gutangira ubwo, cyane cyane ko hari habonetse n'uburyo bwo kwandika. Noneho abantu bagashobora gusoma inyandiko nyinshi bitabagoye, badakoresheje bwa buryo bwa kera bwo kwandika ku mpu no kwandika ku mpapuro, so no ku mabuye n'ibindi bintu byaruhanyaga. So rero ubwo byari iterambere. Muri icyo gihe rero mwaka w'icya 425 abadayimoni nubwo bakoze inama ya mbere bashorera Luciferi. Iyo inama ya mbere igena uburyo isi yayoborwa, noneho isi kihutishwa mu bwenge buhanitse bw'abadayimoni kugeza noneho kukuza kwa Antikristo. Uhereye ubwo rero hagenda haba amanama nyuma y'imyaka 100. Inama y'ubuheruka rero twebwe yabaye mu cya 925. Niyo nama iherutse. Iyo nama iheruka kubyita inama, ubundi abadayimoni ni imyuka n'ubundi irahura, ariko ishobora kuvuga ngo barakora evaluation y'ibyo bagezeho mu myaka 100. Iriya rero ijya kuba barabanje bateza intambara ikomeye, intambara ikomeye ya mbere y'isi irangiye. Noneho baricara kugira ngo barebe ibizakurikiraho, no gutegura mu maguru mashya intambara ya kabiri y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi yose yateguriwe kugira ngo noneho habeho ibintu bibiri bikomeye, no gushyiraho leta imwe, imbanziriza mushinga ya leta imwe izategeka isi. Iyo mbanziriza mushinga rero niwe twitwa ONU. Kuva yashyirwaho yagenda yigarurira ibintu byinshi cyane, kugira ngo ibihugu byinshi ku isi bitakaza ubwigenge. Ibyo tubibona mu ngingo cyangwa mu ntego, muri za zindi ntego 21, mu ya 18 n'iya 19, uburyo isi ibihugu byinshi bigomba gutakaza ubwigenge. Inzego zabyo muri politiki no mu bukungu no mu mibereho y'abantu kugera no mu iyobokamana zikigarirwa na ONU. ONU rero iyo ngiyo yaje gusa nk'ikintu n'ubundi ni igishushanyo, kuko ifite ibihugu bishyigikiye, ifite inkingi za mwamba, sizi nabishe Kinyarwanda cy'ubu, inkingi za mwikorezi zikomeye zihetse. Kandi izo nkingi ziboneka mu bihugu 10 Bibiliya yita amahembe 10.
aranga inyamaswa aribwo butware butegeka isi bwashinzwe na Satani imyaka mike mbere y'uko Yesu Kristo avuka, binyuze mu kwigarurira isi kw'Abaroma. Bamaze kwigarurira ubutware bwose n'ubutegetsi bahoze buyoborwa n'Abagiriki, kugera igihe no bigaruriye n'isi yose, uko ibihe byagiye bisimbura ibindi, bagenda bavuga yuko aho bageze babaga bitwaje gushyiraho civilization by'Abanyaburayi, bagenda bihisha inyuma y'iyobokamana rya gikristo bari barashinze, noneho bakaryitwaza nk'ikinyoma cyo kubeshya amoko yo kwisi. So rero ubwo nari nkuganiriye kugeraho ubwo ngubwo Loni maze kujyaho. Niki kindi cyabayeho kibangikanye na Loni no gushyiraho umushinga witwa Zionisme. Zionisme mushinga wayo cyangwa icyo rigamije kwari ukurema igihugu mu burasirazuba bwo hagati mu gace ka Palestine kugira ngo kibe igihugu cyitirwa Isirayeli. N'ubu ngubu impaka ndi zose mu muryango w'abibumbye ikibazo cya Isirayeli kigeze ahakomeye, kuko bahoze berekana ikarita bavuga yuko bari abaturage b'Abarabu batuye muri Isirayeli kiriya kintu batagomba kucyitwaza kugira ngo bahature, kuko ubundi Loni niko yari yavuze. Hari igice cyitwa West Bank. West Bank ni mu Gifaransa bacyita Cisjordanie. West Bank ni uburasirazuba, ni uburengerazuba bw'umugezi wa Yordani. Ni igice cya Isirayeli ubundi. No hari za Hebroni ndetse na Bethlehem ni hwiri. Aho rero bari bashaka kugira ngo hasigara aba Palestina n'akandi gace bajya bita Gaza kabe aka Palestina. Ariko noneho nabonaga Netanyahu avuga yuko atari byo. Ibyo byo babikoze ngo ibintu bigomba gukurikizwa nk'uko akurikije icyo Bibiliya ivuga, kuko bahawe n'Imana ngo ni ukuva ku ruzi ugera ku nyanja nini, kuva kuri Efurate. Oya, uruzi runini ni Yordani. Yego. Kugera ku nyanja nini ni nyanja Mediterane. Aho rero akavuga ati ngo twahawe n'Imana. Wibuke yuko bene Rubeni n'igice cya bene Manase bo bari barafashe hakuno ya Yordani. Noneho aho ngaho barahatura, ariko n'ibindi bice bisigaye barabyigarurira. Ubwo rero Yoshua arabemereye ati nimuhature nta kibazo, ariko muzafashe bene wanyu kugira ngo mufashe kurwana igihugu cyose Imana yabahaye mu kigarurire. Ibyo rero byarasohoye. Rero akabyerekana yuko nta kindi Isirayeli ni igihugu cy'abajuifu. Ni ukuvuga ngo Netanyahu muri disikuru yatanze yavuze yuko kiriya gihugu bagihawe n'Imana. Bagihawe n'Imana, nta kundi kuntu, mbese nta negosiyasiyo. Nta negosiyasiyo na bariya Abapalestina. Nta Palestina. We ni ukuvuga ngo iyo avuze atyo ni ukuvuga iki? Ibyo Loni yavuze byose byari byarumvikanyweho, ntabwo bigomba gukurikizwa. Ubwo wagiye gukurikiraho iki? Ni ugukoresha icyuma gusa, intambara. Ubwo rero ni nayo mpamvu ubundi bitakunda koroha kugira ngo wa mugambi w'icyumweru cya 7, icyumweru cya 70 ntabwo cyakoroha kugira ngo kijyeho mu gihe hari mu gihe hari cya cyumweru cya 70 kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Hari ubwo bitakoroha haramutse hakomeje gahunda nk'uko imeze ubu. Wera iki uriya muzigiti witwa Masjid al-Aqsa ntabwo washobora gukurwaho bakibangikanye n'Abayisilamu. Ubwo ni ukubanza bakuraho ibintu byose bagakubura igihugu, uwo mwanda ukavaho. Kandi ibyo bigomba gukorwa mu ntambara yonyine gusa niyo yabivanaho. Intambara kandi karundura irimo no gusenya ibihugu nka Iran n'ahandi. Uko bidasenyutse ntabwo kiriya gikorwa cyagerwaho. Kugira ngo babonye bariya ba Syria bafashe ubutegetsi, bamaze gufata Damasco, bavuga ko bagomba no gufata na Yerusalemu. Kugira ngo icyicaro cy'umuzigiti wabo bagicungure, kandi no kwibuye bakubita nk'umutwe rya Meka cyangwa rya Maka naryo baricungure, kuko bavuga ko riri mu maboko y'Abarabu ariko baguzwe n'abanzi b'Abisilamu. Rero ibyo niko kibazo giteye kugeza none, isi kabiri mu magi.
ikibazo cyawe rero kikavuga ngo ese uyu mwaka ute? Mu mwaka wa 2025 ni ikintu gikomeye cyane, ikintu cyo kuvuga yuko indi nama igomba guterana noneho y'abadayimoni kuko imyaka 100 irashize. Yego, n'ubu ngubu hari uwambwiye ndacyabitohoza yuko abadayimoni ba mbere bagaragaye muri South Carolina muri Amerika. Bagaragaye aho bagendaga, noneho bahuye n'abantu bamwe bakareba ari abantu barebare uburyo budasanzwe, abandi bakabona mbese abantu batangiye gukangarana no kwibaza ibiriho, ariko turacyabikora bameze nka bya bintu bya drone zimwe zazaga nazo bikaba byaraburiwe. Kandi ubushize watubwiye uti uyu mwaka wa 2025 abadayimoni bagiye kwambara umubiri bazi. Ibyo ni ibintu kabisa biriho. Gusa abantu muri kino gihe abantu ntabwo bitaye ku kumva no kumenya ukuri, kandi abantu bafite ibibazo bibiri. Cya mbere, abantu barashaka umunezero, ntibashaka ibahumanganya mu bitekerezo byabo. Usibye ko badashobora kuba bagira bate, bashobora kuba babikemura. Ntabwo babikemura kuko niba bashaka gukemura iby'iki gihe, Bibiliya bayikuraho. Twe turavuga Bibiliya ivuga ngo hanyuma y'uwo mubabaro nibwo izuba rizijima, n'ukwezi nikongere kugaragaza umwezi wako, n'inyenyeri zikagwa zikaragarika zigwa ziva mu ijuru. Ibyo nibyo byago bigomba kugira inyokomuntu. Inyokomuntu ikeneye kubwiza ukuri, ikava muri silamba ni ibitotsi. Abantu bagakanguka bakitaza ubujiji barimo n'ibintu byo kwibeshya, kuko abantu barashutswe cyane, bahawe porogaramu yo kugira ngo babe ibikoresho by'umwanzi. Iyo porogaramu bayishyira mu mitwe yabo, aribyo bita education, uburezi, kwiga. Biriya byo kwiga ngo umuntu arize, ese uriga wigishijwe iki? Niba umuntu akubuza kumenya iby'Imana, ariyo mashuri ya mbere yakabaye ariho, ukamenya Uwiteka Imana yawe, uba wize ibiki koko? Ntacyo uba wize. Nenekesi ubaho, kuko kwiga ubu ngubu ubuhanga buriho ntacyo bumaze, ntacyo bumarira umuntu. Noneho ikintu kibabaje bagiye no kubusenya, amahame remezo yo kwiga, ireme ry'uburezi ku isi bagiye kurikura. Kandi muri ziriya ngingo 21 harimo yo gutashaka yuko bigisha iyobokamana mu mashuri. Yego, noneho hariho niyo gusenya rero uburezi. Uburezi bukabaho noneho butameze nk'uko tubutekereza. Ari ugushyiramo abantu gusa mu mitwe yabo ibidafite umumaro, bijyanye no kuba bakorera systeme mu buryo bushya. Ndagira ngo nsobanure rero kino kintu neza. Amashuri twiga, abisi batwigishije, cyane cyane abanyaburayi, kwari kuduteguriza kugira ngo tube abagaragu n'abacakara ba systeme neza, systeme yabo. Yego, bakakwigisha ukabona ibi ukabona za diplome zihanitse, kugira ngo umukozi wabo ntabwo wiga umuntu ntabwo ujya muri field cyangwa mu gisata kitajyanye n'inyungu zabo. Noneho ko baba gushaka ugahembwa, ukibwira yuko urimo ukorera iterambere iterambere. Icyo bita amajyambere ukorera ni ikihe? Ni ishaka kuzana iki? Ibyo wigisha, haba muri education, haba mu bucuruzi, haba mu buhinzi, haba mu biki byose, branches of learning, haba mu mategeko, ibyo byose byo uzakora ni ibyashyizweho na systeme kugira ngo wikorere. Kandi ikintu gishekeje ni uko amashuri n'ubumenyi bwigishijwe bwabaye ubukeba bw'ubumenyi nyabwo twebwe twemera bwo muri Bibiliya. Ugasanga baragerageza kubupyinagaza Bibiliya. Ubumenyi bwo muri Bibiliya bakwereka ngo ibyo ni ibintu ngo ni ibintu spiritual, ngo ntabwo bikureba. Ibintu spiritual, ibintu by'umwuka, ngo ni ibintu by'abantu batagira ubwenge. Babanje kujya babyubaha ngo bizajya biba n'ibyo abantu bakabyigira mu mashuri. Yego, cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, noneho byabaye absolutely secular. Kuvuga ngo umuntu iby'inyigisho n'amasomo by'iyobokamana bigomba kuva mu mashuri. Kiraka amashuri amwe yasigaye ari ay'amadini niyo agerageza kubikurikiza, ariko rero ntabwo yigisha iyobokamana rikiza. Niyigisha n'iyobokamana ry'ibishushanyo, babigisha n'imihango y'idini. Imihango y'idini yabo nayo ntabwo ikiza ubugingo. So rero icyo cyo muramutse cyumva byaba ari byiza, yaba n'abantu ariko babyumvaga byabadufasha. Noneho rero tugeze aho ngaho, aho tuvuga ngo ubu ese hagiye gukorwa iki? Igiye gukorwa uyu mwaka ni iki? Kigiye gukorwa rero, ubu turi mu ntambara gatatu y'isi yose igamije gusenya isi n'ubukungu bwose bukagwa. Noneho n'iyobokamana rigasimburwa n'igishushanyo gisengwa, politike mpuzamahanga igahurizwa hamwe,
Loni igakurwaho isimburwa na leta imwe izategeka isi. Iyo leta imwe igomba gushyira kuri bya bihugu 10 nibyo bigomba gukora, noneho hanyuma muri ibyo bihugu 10 bagakurwamo bitatu bigahura bikaba igihugu kimwe icyo gihugu kikayobora isi. Niyo mpamvu reba mu Burayi ubukungu bwabo bwaguye. Nabuze numva Ubufaransa bumaze kugera mu Bwongereza bwamaze kuvamo bwo, kandi Ubwongereza kugira ngo bave muri biriya bintu by'ubumwe bw'Uburayi kwari ukugira ngo byorohe gushyiraho leta imwe mu Burayi ihuriweho n'abanyaburayi ubwabo, kuko Amerika ifite ikibazo cyo kuba ifite amashami hirya no hino ku isi, nko muri Amerika, Canada, Australia, Ubuhinde hehe. Ubwo rero yo igomba kuba hanze, kandi ikaba hanze bamwe bakavuga yuko ibereye hanze nanone urwego rwo kugira ngo babatware bategeka isi ibyo bakorera babikorera mu Bwongereza, ariko bigashyirwa mu bikorwa mu Burayi. Ibihugu bitatu ni ibihe bizaba igihugu kimwe urebye? Ibihugu ni Ubudage, Ubufaransa n'Ubutaliyani. Ibyo bihugu bitatu bikomeye cyane mu Burayi bigomba gusenywa bikaba igihugu kimwe. Uburayi, mu Budage niho hicaye Illuminati itegeka isi n'abatware bose n'abanyamafaranga. Illuminati iri mu Budage? Mu Budage niho cyicaro cy'abayobozi bakuru. Umuyobozi buriya hari imiryango 13 ikomeye ya rutura. 13. Ariko iyo miryango 13 imwe iri muri Amerika, mu Bushinwa no mu Burayi. Ariko umuryango utegeka yose iyo miryango kuri 13 hari umuryango shefu wayo witwa umuryango w'umuherwe Rothschild, ari uyobora amafaranga y'isi yose. Wakaba yicaye mu Budage. Amafaranga ategeka isi yose akaba ari muri banki yitwa the Bank of International Settlements, ifite icyicaro mu Busuwisi. Iyo rero niyo amafaranga ibika amafaranga yabo yose, nimwivamo nihaka za banki zo ku isi yose, za Central Bank cyangwa banki zino za banki za Beneri, kavuge za Beneri z'ibihugu byose. Mu Cyongereza bita Central Banks, niyo zitegeka. Niyo mpamvu ubukungu bw'isi bufungiye hamwe. Noneho nayo ikagira indi banki y'icyitiriro yitwa Banki Mondiale. Iyo niyo banki ubundi igirana amasezerano n'abantu bose, ariko amafaranga yakura muri iyo ngiyo bita Bank of International Settlements, n'ibindi byo bita International Monetary Fund. Ni iby'uwo muherwe Rothschild. Ubundi si yoborwa n'umuntu umwe, we niwe shusho ya Antikristo muri politike no mu bukungu. Hanyuma akaba bangikanye n'ubupapa n'izindi nzego zikomeye ku isi zizakorera hamwe mu gushyira ahagaragara ubutware bwa Antikristo. So rero ubu nibyo birimo bikorwa. Niyo mpamvu turi mu kaga k'intambara, mu byago hirya no hino, kugira ngo ibihugu byose bisenywe bijye hasi, bahereye ku bihugu bijegajega biri mu nzira y'amajyambere n'ibihugu by'imitwe minini bifite imbaraga zishingiye ku madini nk'abayisilamu bagomba gusenywa. Hari ibihugu 7 byagombaga gusenywa kino kinyejana cya 21 gitangira. Ibyo byarashenywe, hasigaye gusa igihugu kimwe kitari cyagerwa amajanja, igihugu cya Iran. Tuzi yuko kigomba gusenywa, nacyo ntabwo byadutangaza ko no barakigera amajanja. Hagamijwe kugira ngo nabara kugikora batyo Islam yo izakomeza ariko noneho itabarizwa mu bihugu, ibarizwa mu mitwe y'ibyihebe. Kandi abayisilamu bakwirwa ku isi yose n'ubukana bw'idini no gukora ibikorwa bibi bijyanye no bahinduke. Mbese Isilamu igaragarira muri Qur'an neza nko kuyigisha ishingiye ku butagondwa no kurwanya ukuri. Abazayiyoba muri ro bazajya barwana n'isi yose. Buriya Qur'an ntabikurikizwa. Qur'an ikurikijwe na hadith zigakurikizwa neza, nibwo twabona ubusilamu bweruye uko bumeze. Kuko bo barakubwira ati umukristo, abantu b'ibitabo abamanasara nibo bantu b'ibitabo abakristo n'abayahudi bitwa abamanasara, abantu b'ibitabo ngo nabo bagomba guhindukira Islam. Ngo ariko nibanga ngo ujye bahata, ngo nibanga ubakoresha ikoro, kandi nibanga uzafatira ibyemezo bidakuka. Ngo bakora za croisade bafata hariya bafata muri Aziya za croisade biriya bakoze bafata zira zashobora no ubupapa bwashaka kwigarurira abasilamu bari barafashe, bashaka kwigarurira ubutaka butagatifu, bose bafataga babushyiraho ngo babukore mu ikisi. Twigarukire kuri gahunda y'umwaka wa 2025. Nibyo nakubwiraga yuko ari byo bigiye kubaho. Ubwo nibona ndakurondora bigiye kubaho ku isi byose, n'intambara
zerekejwe n'ibyago n'indwara n'inzara no kwifashisha bino bintu byitwa, ubwo nari nkubwiye icya mbere kizaba muri uyu mwaka 2025, nkubwiye inama y'abadayimoni. Inama y'abadayimoni igiye gushaka guterana. N'ibyo igamije. Yego. Icya kabiri kigomba kuba muri uyu mwaka nicyo bita initiation cyangwa launching officially of the weather warfare program. No gushyiraho ku mugaragaro cyangwa ikesi mu Kirundi intwaro kirimbuzi hifashishijwe ikirere. Ikirere kigiye gikoreshwa mu gusenya ibihugu no gukubita hasi ibyishyira hejuru byose, cyangwa itsinda ry'abantu baba bashingiye ku bihugu runaka cyangwa ku mbaraga runaka. Ntabwo bazajya babateza amabombe n'ibindi byatuma bagaragara nabi. Yego. Bagiye kujya babima imvura. Babima imvura, igihe nikigera aho kubaha imvura babateza imyuzure. Ni ukuvuga ngo abantu bo kugira ngo babone imvura, babone izuba, ibyo bita icyanda cyangwa amapfa, hanyuma imvura none bajya kuyibashumuriza ngo bayirekure ize isenya ibiraro, isenya n'amazu. Ubu rero icyo gihe tuzaba twinjiye mu gihe gikomeye cyane cyo kubaho kwacu. Ni ukuvuga ngo intwaro kirimbuzi bagiye gukora, kuvuga ngo gukora intwaro ku buryo igihugu babonye kigize kagarara bacima imvura. Mu gihe bagihaye imvura bagiteza imyuzure. Ko ni mu buryo bwo kwica abantu bazakoresha gukoresha icyo bita famine and diseases. Biri mu ngingo ya 9, biri mu ntego ya 9. Intego ya 9 turayifite hano muri za ntego 21. Intego ya 9 iravuga ngo to cause by means of limited wars in the advanced countries and by means of starvation and diseases in the third world. Uvuga ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ari byo twebwe banyarucari no kwifashisha indwara z'ibyorezo n'inzara. Hanyuma muri bihugu bindi bigikanyakanya byitwa ngo advanced no gushoza imvururu nka ziriya zibera mu Burusiya na hariya muri Ukraine, cyangwa se n'izindi ntambara bategura zishobora gutangira kwaka umuriro muri za Taiwan no muri Aziya, cyane cyane Aziya y'Uburasirazuba gushira amajyepfo. N'ibindi bihugu byo mu Burayi, kuko intambara yaratangiye gusubira inyuma ntabwo ihari. Zajya yifashishwa ibihugu birwane bityo intambara z'igihe gito zikubite zisenya abantu bajye mu mage, inzara babura uko bagira, ubukungu bugwe. Kuko ikigamijwe no kugira ngo abantu bageraho bavuga ngo no, dukeneye umukiza, ibintu biriho ntitwabishobora. Niyo mpamvu bashaka no gushyiraho idini ryabo bwite, yuko abantu bariyoboka riteguriza kuza kwa Antikristo. Idini rimwe ntabwo bashobora gukora badafite idini, kuko idini buri bamara gukuraho maraya. Iyo tuvuze maraya tuba tuvuga aya madini ariho, abazamusimbuza n'igishushanyo gisengwa. Rero icyo gishushanyo gisengwa nikimara kujya abantu bazagihurumbanira bakijyemo, bavuga ko noneho babonye inzira nyayo yo gukorera Imana no guhura n'imyuka binyuze ku medita. Abantu bajye bagira linkage n'imyuka yo mu kirere. Paulo yavuze ngo abo dukirana nabo ntabwo ari abafite inyama n'amaraso, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyo niyo tugiye guhangana nayo, aho guhangana nayo abantu bagomba guhindukira ahubwo bakabana nayo mu mahoro, bakayiramya, noneho ikabigisha uko ishaka. Kandi zabihuje n'abadayimoni bagiye kwigaragaza, kwambara umubiri bakaza mu isi uko twabivuze. Isi ihinduke akaduruvayo, utiteguye ubu ntazamenya ibyo ari byo. Aya ntashobora kumenya, usinziriye ntacyo azamenya, ntacyo yamenya, nabwo ntashobora kukimenya. Nubwo twababwira ibi ngibi babihinyura, kuko bo ntacyo bazi. Byaba iby'ubwenge bigishijwe ntibaba babizi, byaba ibyobokamana amadini babamo ibyayo ntibabizi. Kikaba ari ikibazo. Gusa intore z'Imana zo zizakanguka kandi zamenya ukuri. Bavuga ngo muri gahunda muri uyu mwaka abadayimoni bagiye kwigaragaza, bambara umubiri. Muri uyu mwaka agiye kubaho mu ngingo watubwiye muri ziriya ngingo, muri ziriya ntego 21 hariho intego y'uko bagiye gushigikira imitwe y'iterabwoba cyane. Uyu mwaka bagiye gusapotinga imitwe y'iterabwoba ku isi. Yego, ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu by'ingenzi ngiye kukubwira. Nkubwiye kwigaragaza ko abadayimoni. Imitwe y'iterabwoba n'ubundi isanzwe ihari. Iyo ni aparatasi barayishize muri za ntego 20. Ziriya ntego 21 nta nimwe batari batangiraho. Zose bamaze bazikorera icyarimwe. Ugiye kureba buri kantu kose ubukareba, ibimenyetso byako birahari. Noneho nuvuga ngo byose bazabikora niyo ntego bazigenderamo zirimo
izo ntego bazaba bazirimo. Ubwo nari nkubwiye rero icya mbere kugaragara ko abadayimoni bambaye umubiri, gukoresha intwaro kirimbuzi yo gukoresha ikirere yego kugira ngo batwice. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu rero yatangiye igiye gutangirira muri Amerika niyo bita 2025 project 2025 yatangiye gutekerezwaho no gushyira no gukoreshwa, gupangwa neza no kubaka ibizayigira mwaka w'1981. ko ari kera. Hanyuma rero ejo bundi muri 2022 tariki 21 z'ukwa kane nibwo noneho yashyizwe ahagaragara igenewe Donald Trump. Kandi icyo gihe ni imyaka nk'ibiri ishize n'igice, muri myaka nk'ibiri n'igice irashize. Iteguriza rero guhindura politike ya Amerika ku buryo bugaragara. Politike ya Amerika noneho igahinduka ikenda kumera nk'iy'Ubushinwa, ishingiye ku mahame akomeye cyane ngo ariko ya Gikristo. Ay'Abashinwa ni amahame akomeye cyane bakomora mu gikomunisiti, ariko abangaba bashaka gushyiraho amahame akomeye ashingiye ku Bukristo, ashingiye ku idini, barwanye ibintu ngo bakureho amahame amwe n'amwe aha abantu uburenganzira, amahame aha abantu uburenganzira bwo guhindura ibitsina, ibintu nk'ibyo. Bazabikora batagamije kugira ngo bavaneho ibyangwa, ahubwo icyo bagamije gukora ni ukugira ngo mu gukora ibyo babone n'uburyo bwo kuvanaho n'ibindi batekerezaga Abanyamerika bari baramenyereye. Urugero, gutunga imbunda bigiye kuvaho. Kuko ejo bamaze iminsi hariho n'umuntu numvise wagonze abantu nka bimwe byakozwe mu Budage. Saza abantu bari mu munsi mukuru arabagonga, abandi arabarasa. Turacyabikurikirana. Babita ngo ni muri porogaramu ya Illuminati byitwa ngo ni Lone Wolves. Wolf ni isega. Lone Wolf ngo ni umuntu, ngo ni isega rikora ku giti cyaryo. Isega rikora ku giti cyaryo kugira ngo rikore amahano, bagamije kujijisha yuko ibyo bintu biba bitari gahunda ihuriweho n'abantu benshi, kandi uwo muntu ntaba yakoze wenyine, afite n'abandi bantu bari kumwe nabo. Ariko nibuka ubushize utubwira uti leta izagerageza ko yakora n'ibitero kugira ngo ibone uburyo izambura abaturage intwaro. Wigeze kutubwira? Yego. Ngo igicumbi cya demokarasi no kwishyira ukizana cyo mu isi aricyo Amerika noneho giye guhindura isura, kugira ngo noneho gikwize isi yose politike igendera ku gikenye. Haya ni igikenye ni igikenya mu Kirundi. Ahantu hose igitugu. Kandi ni ukuvuga ngo hagiye kwifashishwa abasirikare mu mwanya wa polisi. Igisirikare kigiye kuza kinjire muri rubanda, igisirikare cya Amerika. Noneho bibe cyitegerezo hirya no hino ku isi, cyane cyane ko bigaragara ko isi nitutareba neza isi igiye kwigarurwa n'amabandi. Ni nayo porogaramu bafite yuko ababandi yazageraho akarwana ku isi yose, isi bikaba akaduruvayo. So rero sinzi, hari ibihugu bitazashobora wenda bizategereza, wenda bikazasengwa n'intambara ya nucleaire kuko nayo irahari. Noneho ariko kano kavuyo ko ibihugu byose byo ku isi bigomba kujya mu kavuyo gakomeye cyane, kuko muri za ntego bagomba gushikira imitwe y'iterabwoba. Yego cyane, imitwe y'iterabwoba bigomba gukomera kugira ngo ibihugu byinshi biranirwe kujera umutekano wabyo. Noneho n'ubukungu bugwe, ibihugu byinshi bizafata imyenda ikomeye cyane mu mabanki hagamijwe kugira ngo bibone intwaro zo guhashya abo bita ibyihebe. Kandi ibyo byihebe biba bishyigikiye ari babandi banaguriza za leta izo, noneho batagire za leta zibe abagaraguzi bwo mu myenda ikomeye. Ibihugu bikomeye cyane nka za Kongo n'ibindi bifite amashyamba magari babyinjiremo cyane kugira ngo bijagashage, noneho n'umutungo wabyo bawuterure bawutwara. Nk'ubu ngubu Kongo barimo barubaka gari ya moshi iva za Katanga igaca muri Angola ikagera ku mwaro wa Angola witwa Lobito. Aho rero niho ubukungu bugomba gusahurwa bujyanwa.
ibyo bizakorwa no ku bihugu byose ngo babone uko bigarurira umutungo kamere w'ibihugu byose, kuko bagomba gukoresha uriya mutungo kamere kugira ngo bategeke bya bihugu byose ku isi babishyire hasi. Icya kabiri bo bigwizaho umutungo n'ubushobozi bwo gukora ibintu byose, kuko ibintu byo bakora byose bikorwa mu nganda, nawe nk'uko bizi biva ku isi yose. Ntabwo rero bishobora kuva ku isi yose ba nyirabyo bakifiteho ijambo. Bafiteho ijambo rero ntawabikoresha uko ashaka. Urugero ni nk'ubukungu bwa uranium cyangwa Igifaransa bayita uranium mu gihugu cya Mali, mu gihugu cya Niger, maze imyaka myinshi bukoreshwa n'Ubufaransa. None Ubufaransa leta irashaka kurwanya Abafaransa kugira ngo bakomeza gutwara ubwo butare, kandi ubwo butare bufasha, wibuke ko Ubufaransa bufite intwaro za nucleaire kandi bwifashishwa no mu gukora amashanyarazi. Ibyo rero ntabwo bashobora kubyemera yuko ibihugu nk'iyo byakwigomeka bwa butunzi bikaburiramo, uburyo bwo kubugeraho bikabahenda cyangwa bukabananira. Icyo bagomba gukora rero ni ukureba ukuntu bakomeza ibyo bihugu kubishora mu ntambara z'abajihadisite n'ibindi byihebe, kugira ngo ibyo bihugu bye gukomeza kuzura umutwe. Ya mitwe rero bakomeze bayishigikire. Bakomeze bayishyikire. Kuko ubushobozi bwo kubikora barabufite n'uburenganzira bwabyo barabwemerewe. Twebwe baratubeshya gusa. Nta kintu na kimwe tugira. Ariko n'Ubufaransa numva ko muri gahunda gusenyuka buzasenywa, bazabusenya buzavaho. Ubufaransa bushobora kuvaho kubera ubukene, ibintu byo bigenda bikora, ko ntabwo buvaho mu yindi mpamvu. Ni ugushakisha bwa buryo hajyaho bwa bwami, bya bihugu bitatu bigomba kubyara noneho ishyano rikomeye ku isi yose. Uburayi bwose bukinjira ahantu hamwe bukifatanya, noneho bugashatanya gutangira amabwiriza ku isi. Buriya Amerika itegekwa n'abanyaburayi bari mu Bwongereza, abandi bari mu Budage. Muri politike itegekwa n'Abongereza, mu bukungu igategekwa n'Abadage, nibo ba nyiri amafaranga, ariko ntabwo ari Abadage bakavukire, ahubwo ni Abayahudi. N'Abayahudi? Ni Abayahudi b'Abadage bafite ubwenegihugu bw'Ubudage, nibo bafite ubushobozi ku isi no gutegeka. Nabo banditse igitabo kigari cyane cyitwa The Protocols of the Elders of the Wise Elders of Zion. The Protocols of the Wise Elders of Zion, gikubiyemo protocols cyangwa se inyandiko z'uko isi igomba kuzamera, isi igizwe n'abo bita ngo abantu batazi Imana. Yego, abantu batazi Imana. Abantu batazi Imana cyangwa abo bita goyimu. Uburyo bagomba gucungwa kugira ngo bazagere ku iherezo. Ari agatabo mfite gafite protocols nyinshi zirimo ibintu byinshi bigomba gukorwa ku isi. Noneho iyo tugiye muri izo protocols, ni ibi ngibi tubona muri zino ntego 21 nazo zirimo. So isi rero isuku iteye nabi, Yesu we ni we wenyine mukiza. Twibwira ko ari we wenyine ushobora kuza agashyira iherezo ku biriho. Pasiteri, urakoze ka tugushimire. Ubutaha tuzakomerezaho. Imana iguhumugisha Pasiteri. Sinzi usoza ko hari ikindi wakongeraho. Nta kintu nakongeraho, cyo nagomba kongeraho ndakivuze, no kubashimira gusa no gutekereza yuko ari byiza yuko abantu bazumva kino kiganiro bazakorwa ku mutima bagakanguka, umutima mubi wo kugira ngo imitima yabo inangire, uwo mwuka utsirwe mu izina rya Yesu. Amen. Ahubwo bahindukirire Kristo. Pasiteri, hari umuntu ushaka akubonye hano kuri Gusenga Everyday akaba yifuza nimero zawe by'umwihariko, nzamubaza ibibazo kuri inyigisho no zitambukije, watambutsa nimero. Ya nimero yanjye ni 0788 50 60 76, kandi iyo nimero yanjye niba no kuri WhatsApp. Pasiteri, reka tugushime, tukubwiye Imana igumugisha, reka dushime n'umuntu yarabanye natwe muri kano tubwiye nawe Imana igumugisha, reka dushime umuzo ufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabiparita cyangwa akabihereza inshuti, tukubwire ngo Imana igumugisha. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga Everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugora. Kandi mwese tubasaba ngo ikiganiro nimurangiza kucumva mugihereze inshuti, nugihereze inshuti yawe. Uyu muntu ugihereje ashobora gukanguka yarasinziriye, kandi ikiganiro uzagihereze yawe ukijijwe yawe udakijijwe, ikiganiro uzakimuhe kuko ashobora gukurikirana ikiganiro agakanguka akamenya aho isi igeze. Amina. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Shalom shalom. Amen. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga
uzaneshwa. Senga.